ariko muri extra time umutima w'abareba wari uri mu bihaha niko nabyita mu by'ukuri Rayon Sports muri ibyo bice bitatu ni Rayon Sports yitwaye gute contre Gor Mahia iyo tugira amashusho byari kudufasha cyane Didier adufashe gato tudere ku gitego cya mbere kiba kigaragaza uko ibintu byagenze ariko ubwo turafasha abantu bari kuri YouTube nabo kuri FM tubasobanurira reka dutangirane action ushatse wastopa gato ndagira ngo nkwereke icyo nshaka kuvuga ubwo bari kuri FM namwe ndabasobanurira nango uhereye muri metero 30 kwizamu ry'ikipe ya Gor Mahia uvuye aho umuzamu wa Gor Mahia ari kugera aho umukinnyi wa Rayon Sports watanze umupira avuyemo igitego yarari Rayon Sports yari ifitemo abakinnyi 1 2 3 4 5 6 kuri aba ngaba ni 6 bari muri metero 30 z'izamu ya adversaire subira inyuma kuba kuri bane baretse gato stop baretse gato ya Didier ndashaka ko tujyana gahoro mwana wa mama kandi ndabizura umuntu wanjye cyane Rayon ifite abakinnyi 6 ku 9 ba Gor muri metero 30 uvuye ku izamu rya Gor Mahia ubundi ibi biba bisobanuye iki iyo bagiye gukora attack imeze gutya nango inyuma Rayon Sports ifite abakinnyi 4 which recall the rest defense nicyo mu mupira twita defense wasigaje ni yabane kuri 6 bagiye gusatira yego igisobanuro kigufi kirimo kirakwemeza ko Rayon Sports yari ifite plan yari ifite gahunda yari ifite intego yo kuza ishaka gutangirana igitego ibanga currency navuga ngo idovize Rayon Sports yagendeyeho muri no CECAFA yose hari ingingo namubyibuka mu kiganiro twakoze kwa 4 tuganira yarambwiye ngo iteka iyo ubanjwe igitego muri ino mikino ya competition kubera pressure buriya wakibanzwe muri champion kavuga ngo nkigomboye natahana rimwe buriya wakibanzwe muri champion kavuga ngo ninsinwa ngawushana 3 mfite uburyo bwo kwiratrapa nzayakurura ku zindi match ziri imbere ariko muri knockout kuko ubuzi ko ari ukuvamo iyo ugikubiswe ujya kuri panic utangira gukina n'amasaha na pro bindi mwapanze gukina ntubikina birakugora so iyo rero ukubise ikipe igitego yari yo yose we biguhereza umwanya wo gukina ibintu byawe noneho ukayihereza uko ufite double chance ubango ni mukinyishyura dufite extra time noneho iyi surprise goal nkuko yita cyangwa igitego cyo gutungurana reba ukuntu cyasunikiye Gor Mahia kujya kudefanda we afite 6 ariko reba ba Gor Mahia twari tumaze kubivuga ni 9 naho base ifite abakinnyi 9 ese uri kumva ko Rayon Sports abakinnyi ba Gor bose bagarutse kwidefanda Rayon Sports yo idafite ikibazo cy'abari buze kuyitsinda yego nango niba bandi 9 bari kudefanda muri metero 30 ngo Gor ifite umukinnyi umwe wenyine imbere ahagaranye n'abakinnyi hafi 4 bare bivuga ko Rayon ifite equilibre nuko ngo itakaje umupira kudefanda birayorohera kubera yuko nta kibazo ifite cy'abakinnyi ba Gor Mahia basubira Okoti yarasigaye hagati kuko ahangare abantu batagaragara n'abaksiyare bombi na Ganijuru ndetse na Jingare wasigaye kubera ko modero ubwo we yagiye now Didier rekura gato ya tugende ko ndashaka ko nabo kuri FM wasobanukirwa tugende tubivuga mu mari ushatse wa stopper aho ngaho turagenda tuganira nabo kuri FM ahantu duhagarikiye abari kuri FM na ahantu Kabange yaramaze gusiga umukinnyi wari umufashe na adukwa nimero 11 hari abakinnyi 3 bari mu rubuga rw'amahina Kabange yegereye aho agiye gukatira umupira yari yarenze hahandi nakwita tuhita muri demi espace mu mupira ni hagati y'umurongo uva muri kona na wa murongo winjira mu rubuga rw'amahina ariko uturutse ku ruhande aho Kabange niyo akunda guhindurira imipira Kabange rwose umwanya yana ukonfirmye nta nibyo kwibaza ubwo kabiri nta cyo kuganira ndagira ngo tugaruke kuri ryabanga twaganiriye ubushize ikintu cyitwa positioning y'abakinnyi ba Rayon Sports icyo twita premier poto uwegereye Kabange ni Eri3 uri kumubona uri hagati y'abadefenseri nk'ibisanzwe iteka ni muremure gusumba abandi akaba ari Junior Kameni ari hagati y'abadefenseri babiri umwe ari mu bitugu bye undi ari kumureba imbere ye hanyuma hari undi wagiye mu mugongo mu defenseri ku cyo twita deuxième poto cyangwa se icyo twita fa poto ati Sokoje ku bitego yajyatsinda
iki gitego ntaho gitaniye n'ibindi rero yatsinze, ariko hari ingingo mwibuke kwa kane ikintu yatubwiye. Naramubwiye nese yari ingingo ko muhora mutsinda imipira ivuye ku ruhande rw'iburyo deuxième poto bizagenda gute? Arambwira ati ibanga sindi kubwira, ariko wemenya ko dufite plan. Didier warekura tukajyana. Ubusanzwe reyere kuri imipira deuxième poto. Reba noneho ikikwereka ko babikoze babishaka. Urabona ko Junior Kameni afense abadefanseri aberetse ko agiye kuza kwataka baro, aje imbere nkuje kuri premier poto. Reba Kabange arebye uri Animak dudafite umuntu. Kabange yanyemeje muri ino CECAFA. Udafite umuntu ni natatu. Oya uyu wakinnyi baro ni tatu hano imbere. Premier poto rero urabona ko ateganye n'ipoto rya mbere kandi nta muntu umufite. Reba rekura bararayirekuye, Junior Kameni yongera arayidevi. Noneho wabonye ko Samiri bahinduye, ntabwo bashatse Atiso uri ku ipoto rya kabiri. Ubusanzwe Kabanga yitaga yiransa kuri Atiso wa nyuma. Bayizanye noneho ku cyo twita niya post, ipoto rya mbere. Dore mwereke noneho ikiza cyari kirimo. Nugerageza kureba nta muntu yatandaga ko rero bukine premier poto, kuko nureba bano bakinnyi hafi babiri cyangwa batatu bagomba ahise ajya kumarika Atiso. Bose umwe yagiye kumarika Atiso, ariko bose bari bafunze icyo bita zone. Nta wagiye kumarika umukinnyi uyu tatu ateye umupira. Bose nawe yatandaga ko Rayon Sports yakina baro premier poto. Ubwo niba bumvaga ko bari biyikine ashaka rutayizamu cyangwa akayikina ashaka fa post. Niyo mpamvu mu migongo ya kumarika zone bari bahagaze kuri uno murongo usa n'urinda gardien. Avuga ati nayitanga hasi tuhita tuyirenza. Yego. Ubwo asaka bari imbere ya gardien wabo ntibitaye kujya kumarika umukinnyi wa Rayon Sports wari wagarutse inyuma gato. Ikintu nakubaza. Ikintu kikwereko itoje. Ikintu nakubaza. Ubwo nibyerekeye ko Charles Akono mu buryo bwo kwiga Rayon Sports yigiye kukuvuga ngo iyo Kabanga yinduye imipira aje abacungana na wa muntu witwa Tisokojo bikubakirana none ku kintu kimeze gitya. Uyu musore Junior Kameni biranagaragarira muri aya mashusho abantu babirebe neza. Abadefanseri babiri bose b'ikipe ya Gor Mahia bari bibanze kukuvuga ngo turafata uyu musore witwa Kameni, byandi twavuze ngo ntabwo ari umukinnyi uburinzwe n'umukinnyi umwe w'umudefanseri, kuko yaba nimero 4 Mike Evans Kibwage na nimero 5 Frank Onyango Diambo bahagaze neza bafashe witwa Kameni, ari nabyo byatumye witwa Erita tu wakinnye umupira aba libre wenyine. Ubwo ngo abakinnyi babiri bahugira ku mwata kumwe, ari nanda Tisokojo usangana nimero 2 yasohotse kuza kunganira aba defenseur central asigara wenyine. Wabonaga ko nono Charles Akono avuga ngo Kameni tube tumufashe nawe Ochoga ugumane na Tisokojo, birengagiza kwa kwiga noneho kuri ya Rayon Sports isanzwe itsinda muri bwa buryo Reagan yavugaga. Wabonaga noneho ko hari ingingo yakoze iki y'abahindu. Aje mu bwenge bw'umuntu wari ufite umupira, kuko ubundi ubusanzwe kuri situation nk'ingi mu mupira w'amaguru ni gutya bayidefanda. Udefanda zone kuko ubizi ko ari buze guhindura centre ashaka umukinnyi muremure kuruta abandi mu bari kwataka. Hanyuma ikintu yakoze yabahinduriyemo, yatanze umupira mu mugongo wabo, abona umuntu wa Animak wahise wica ibyo bari bapanze byose. Mu mupira w'amaguru wani Krufuri yavuze ngo gukina umupira w'amaguru biroroshye, ariko ibikomeye no gukina ibyoroshye. Urumva abantu bose bafite umupira hano ahita atera igisantre avuga ati hari n'uvuga ngo reka ngikubite ngo baritsinda, ngo ngushaka ngo kugikoraho nawe ngo ukitsinda, ariko we yahise areba umuki utarufite umumaritse, nawe abikora neza mu bwenge, atera umupira ugendera hasi, birangira Kameni nawe udeviye bisanga igitero cyagiye. Aha ngaha amakosa y'abakinnyi nyine, kuko football ni JDL. Urabona ko nimero 8 agiye gukinira itatore ko yamaze gutanga umupira. Uribaza ko ndi mukaseri ahagararanye n'umusifuzi wanyu uburyo bahagaze nayo. Ababori basigaye bakijya muri box, abo basigaye inyuma. Aba babaraga bakavuga ngo reba abamirere kiperatere abantu bihagarariye. Ati safite umuntu umufite. Hari umukinnyi, hari abakinnyi babiri bamaritse zone. Uyu wegere Kabange nuri yaundi uhagaze imbere ya Junior Kameni. Nimero 11 na nimero 3 bafashe Kabange. Bafite umuntu arufite Kameni. Yego. Umuntu wakoze ikosa ni nimero 8 agombaga kumarika. Yego nibyo mvuga bagomba, kandi none mu mirere kiperatere muri situation nk'iyi niba aba defenseri bawugiye kumwataka, deja nimero 6 yita wegera ujya no guhagarara hafi yabo ba defenseur usa nk'uhagaze hagati yabo. Ubwo n'uburyo rero ngira ngo bw'igitego cya mbere Reagan yarimo gusobanura kwanza kuvuga
abantu ntibakumve ngo uku nguku tubivuga ngo hari ingingo abayavuganye n'abakinnyi icyo bita 100% ko bizagenda gutya ntabwo mu mupira ntabwo ari ubuhanuzi hahandi bavuga ngo Ruvuyanga mbonye Imana ikubakira urugo kandi koko ikanarukubakira ati mbonye Imana iguha umukobwa ati n'ikimenyetso azaba ari umukobwa ufite ikibibi mu mugongo koko sheri wawe ugasanga aragifite ntabwo ariko mu mupira bimeze si 100%. Twaganiriye n'abantu bacu tubabwira uburyo muri football iyo utoza ubuze ubushobozi bw'abakinnyi bawe ukabwira ngo exit za baro zacu zizajya zibera hano niba twibukiranya muri CECAFA iki ni igitego cya 5 cyubakiwe kuri couloir y'iburyo ya Kabange n'ikimenyimenyi na assist ya 4 ni na assist ya 4 ibyo rero ni ibintu bitaza nk'impanuka ibyo ni ibintu bitoza bakavuga ngo aho twakubakira ibitego naha noneho ganijoro abantu bavuga ngo kuki badatera cross wowe usigara muri rest defense kuko we ni mwiza muri crosses ko kurusha noneho icyo gusa bagenda batwistinga cyangwa bahindura ni ukuvuga ngo ikipe nyinshi zidefanda premier poto ibyo bintu hari ingingo twarabivuze kwa kane ambwira impamvu iteka bagomba gukina deuxième poto aranambwira ati ntungwe no ko harabibonye atariko n'ubundi natwe turabizi ko na Gol Mahia yasaba ntago twakora ibitego bitatu bituruka kuri deuxième poto hanyuma ngo ize muri match itabizi neza ko turangiriza action zacu kuri deuxième poto icyo we yahinduye rero mu minsi 2 ari nacyo yavugaga ku bakinnyi be yishimira hari ingingo yavuze ibintu bibiri ku bakinnyi ba Rayon Sports kandi maze kubona ko ari byo koko yavuze ngo ikintu cya mbere yishimira afite abakinnyi afite icyo bita comprehension kumva neza icyo umuntu avuga niba mwibuka twiga Samira rukuno bavuga ngo bagwaga umwandiko wananiza bize mu gifaransa comprehension du texte kumva umwandiko hariya mu Kinyarwanda babyita gute man no kumva umwandiko barakuvuga ngo kumva umwandiko none mu kumva umwandiko bakakwazaho ibibazo ese Ruvuyanga no wanyabwishongweze ubwo byari biri mu mwandiko Ruvuyanga Emmanuel nkuru nziza avukanye nyabwishongweze ibi nibi akabazo nka ari igihe mu gifaransa ko wazana personage ngo wenda nk'eshano zavuzwe mu mwandiko cyane ari nibyo nakundaga noneho nako nangaga byabaga bikomeye ibyo ntibyabaga bikomeye ari ibindi byabaga bikomeye bishe nko mu gika cyo hasi oya byo kugufatira amagambo akomeye arimo no bakakuzana mu cyo bita inyungura amagambo mu Kinyarwanda ariko babyitaho n'inyungura amagambo ngo vuga ati sobanurira hato niki sobanurira mu magambo magufi y'Ikinyarwanda yumvikana so icyo rero hari ingingo ntikimugora kuba afite abakinnyi bumva vuba iyo ni quality by the way kwigisha abakinnyi mu gihe gito nk'iki ngiki Rayon Sports yakoresheje cya precision bakabasha kumva icya kabiri yavuze ko abakinnyi bagira icyitwa complementarité ubwuzuzanye ni quality ikomeye cyane kuvuga ngo aho intege nke zaganijuru ziri mu gutera crosses Kabange hafite imbaraga mu gutera crosses mu yandi magambo ganijuru itakubyo kudefanda cyane usigarane n'aba center back kugira ngo tugire ya rest defense ya defense isigara babandi basigara bugarira kugira ngo ikipe nitwa ku mupira itaze gusanga inyuma twese twavuyeyo ariko nawe Kabange zamuka nawe icyo ugiye gukora cyo gusatira ugikore neza niyo mpamvu rero bavuga buriya ntawe utakoze inshingano ze neza hari abantu bahita bavuga ngo ganijungu uruhande rwe ntirukora oya rukora mu cyitwa rest defense hari n'ababyitiranya ngo inshingano akora neza ni ukugarira oya nukuvuga ngo buriya iyo uriya yova arapinza akazamuka Kabange igituma babasha guhagarara neza nuko umu center back umwe ajya kumukuvura ni Didier akajya kuri kabiri Sharira agasigara mu mutima wa defense hanyuma Jingale cyangwa Muderi agasigarana nawe Muraxe hanyuma Ganijoro agafunga kuri gatatu uziganijoro azamutse n'uyu ngo akazamuka byaba bisa na Kabange kazamuka byaba bisa n'ibyo Rayon Sports yatsindishije Jamus buryo ikintu Jamus idakora niyo balance nuko kuvuga ngo abazamuka ni bande abasigara ni bande kubijara neza icyo rero iyo complementarité nanone bayibikubitanye Jamus ejo pe yego rwose yagenderaga rimwe uwitwa Thomas Eka ukina kabiri azamukana n'undi mutipe yitwa Tekrar ubushize araho bamushimye ngo kugerayo yengwa gatsinda ibitego urakoze cyane none se bafite gukora espace muragerayo mwese musige inyuma harangaye barabagarukana babakubita erega si kubusa umupira w'amaguru wahimbwe n'abasirikare
ni urugamba mu zindi agomba none se bavuga ko abasirikare bagendera rimwe ukajyana yose mukagendera rimwe ya batayo iza gutanga umusada bayita ngo iki ya batayo basiga ngo iza gutanga umusada ntabwo ujya wumva mu rugamba ahubwo hari n'indi style y'imirwanire yitwa gerira aho banza ugashora abantu bakeya abantu bagatekereza ko wabashyize muri ambushi abandi bakaza nyuma ahubwo ari bo bashyira muri ambushi nabyo bibaho mu mupira no mu Bwongereza unarebye dufate urugero nka Man City uruhande rw'iburyo rwa Man City rurataka urw'ibumoso rukadefanda uruhande rwa Semenyo uzarucunga nirwo rukorerwaho ibitego byinshi ariko ku gice cy'ibumoso cya Doku icyambere ashinzwe no kugumana umupira kugira ngo equipe yiri group ntabwo wafata impande zose zatakira rimwe wazajya utsindwa cyo wawe wenda watsinda nka 7 ugatsindwa nk'8 cyangwa 9 ntabwo ikipe yagendera rimwe ikitwa rest defense ni ikintu gikomeye mu mupira w'amaguru w'iki gihe ugezwe igice cya mbere numva ngiye mwagisobanuye mu buryo bwa nyabwo Rayon Sports uburyo yakinnye n'uburyo yubatse igitego cya mbere cyabonetse mu minota 45 bajya kuruhuka abareyo bishimye abareyo baririmba baragaruka mu minota 50 n'ingahe bari bishyuwe yego iminota 10 gusa kuko bagitsindwa ku minota 55 Sirengo yongera gukora nk'ibyo yakoreye kuri APR avanye bari bumoso akurura abadefanseri arabacenga bagarura muri boxi arekura umupira wagenda unyura mu kwaha k'umuzamu Dande Junior pira ujya mu izamu kuva bishyurwa mu by'ukuri hari ingingo asa n'uwahinduye ibintu ni nabwo yasimbuje benshi batemezaga uburyo yabikoze Rayon Sports iragorwa mu minota 55 cya kabiri njya ndibaza nti kubera iki byagenze kuriya batsinzwe igitego bakoza yahe makosa hari ingingo gusimbuza kuriya ese byari bikwiriye mu baganiriza igice cya kabiri uburyo Rayon Sports yitwaye n'uburyo Gormahi yagikinnye reka dufate igitego kiroroha duhereye aho igitego cyahereye nibyo byiza ushatse reka mbanze nkubwire impinduka yarakoze umutoza wa Gormahi yakuyemo uyu musore witwa Paul Ochogo ukina kabiri ahita ajyana uyu musore Sakari Samiri aratwibukije ko ari umwe mu bakinnyi bashya baguzwe yaguzwe mu ikipe ya Polisi Polisi yatwaye igikombe cya shampiyona 2024-2025 iri kumwe na Etienne Ndayiregisha hari n'uwasimbuye ngo wakinye muri AS Kigali numiwe noneho haza umusore agene bamunyerekaga twarebanye se ko ari muri VIP urumva icyo bari bakoze uyu musore mbabwira winjiyemo witwa Brighton Otieno Onyona wahise ajya kuri gatatu n'umwe mu basore bihuta cyane bakinira imbere ariko niba mubyumva neza Sakari yarahengetse mbere murumva icyo kintu mpamvu baze kugaruka kuri izi mpinduka abantu bonumve igitego cyavuye yavanyemo umukinnyi waruhengetse kuri gatatu ari umukinnyi wo kuri kabiri ahita ajyanamo nonodo character umukinnyi w'imoso ukina kuri gatatu unagerayo cyane witwa Brian Otieno Onyona nabashije n'umutaramu wo muri Kenya muri bari abataramu babari abazanye na equipe kenshi bari ya match aratubwira ati uyu mukinnyi Brighton Otieno Onyona kenshi afiki n'umutoza Charles Akono muri cya gihe equipe itangira itegereza cyangwa se ibanza kurindira ngo ibone imikinire yawe badashaka kwirekura ngo bakwatake waba ari kugera yawe yakimipira ageze ebana handi mu mirongo y'abawinga niko akina Brian Otieno rero abanza yo Sakari wa mukinnyi ukina defender cyane none yavuze ati ntacyo nsigaje nkeneye none gutangira kwataka azana Brian Otieno Onyona ari narwo ruhande ruriho nderiga watsinze igitego wa mukinnyi wambara karindwi ugerayo Musa Sabuni Sirengo kuri kabiri ahazana Sakari mwiza tubwiraga parikuru ye muri Polisi batwara igikombe muri Kenya nawe urumva ko n'uruhande rwo kuri kabiri bageragayo none ajya gukina 4-4 Diamond yahise uyu musore wambara nimero 30 Ebenezer Asfua ahita ajya gufasha Paul Okoti Odiambo bivuga ngo yatakishaga babiri abawinga babiri bagerayo none n'aba fullback be bageragayo urakoze Didier nadusubize gato kuri YouTube raduye ishusho ndagira ngo mubanze murebe iyi action mbere ko aterura umupira n'umudefenseur uteruye mbere ko Aurance mbere ko asa n'udegaja urasubira inyuma gato Rayon ntago yigeraga isensinga iyi danger yaturutse ku ruhande rw'uburyo rwa Kabange biroroha cyane ndashaka ko wa mu defenseur uri budegaje ufite turanze turebe icyo bita position nubireba Rayon Sports urabona yasohoye abakinnyi bagiye gupressinga bari barimo Kameni ndabona abasore nk'aba dore ukorera uyu oya
dore ukuntu imeze uyu nguyu ni rutahizamu kameni nimero 10 wamubonye Issa Jigwiba yego abo babiri ko ari babiri hari uriya wundi uri mu kibuga ni eritatu eritatu wamubonye yego akisodore ubwo nguyu hano hepfo okay aba bakinnyi ubwo urumva kameni Jigwiba ndetse na eritatu uko ari batatu bari mu kibuga cya Gor Mahia abo ni abagiye gusasha baro kugira ngo idasohoka muri defense ariko rero yari ihagaze neza sofa reba Jingale urebe Muderi Akbar urebe na Atiso bari bakoze icyo bita block media bari batatu hagati kandi urebye distance iri hagati yabo n'abataka bagiye gupressinga ntago yari nini harimo compactness bari bahagaze neza ku buryo nta danger bari kubona icyo rero umudefenseur yakoze cyiza ni murebe umukinnyi witwa Kabange yari yasigaye Kabange yarebaga aho baro igiye guturuka kuruta kureba umukinnyi amaritse yego niho habaye imikosa nango Kabange yitaye cyane kuri baro kuruta kwita kuri movement z'umuntu amakinzi kandi Sirengo arihuta cyane ni saso nimunabyibuka ikintu hari ingingo yanavuze kwa kane yaravuze ngo Gor Mahia tuzi ko dukina kimwe ikoresha impande kandi ubwo stade amahoro ari nini cyane bizaborohera ko bafite abakinnyi bihuta cyane umukinnyi wihuta akunda ko ikibuga cyaguka acyagura agira ahantu ho kwirukanyira so nubireba Sirengo yahejeje neza ikibuga ari ku murongo barengurira yari yamaze kugenda akibona ko bafashe umupira kandi we yari yiteguye bamugani gusabira mu mugongo mu defense ko Kabange yabona ko Kabange afite intention gusa n'uwigira imbere barayirashije deja Kabange urumva hano byapfiriye anatakari biramusaba kongera guhindukira yatangiye kwiruka Kabange atarahinduka Kabange nugango yarebaga umupira uri guturuka mu gihe umupira uri kugwa mu mugongo inyuma ye tayari urabona muri mu bari ahisa musiga direct n'ushatse warekora Didier Sava urabona icyambere wanze urebe icyo bita first touch nicyo kikwereka ko Sirengo ari umwataka ubundi iyo ni umuwinga wuzuye baro ye ushatse wa stopa icyitwa first touch ni ikintu giteye ubwoba ku mukinnyi ikintu cyitwa uburyo wamurutsa baro uburyo ufunga umupira nango yafunze baro ahita yipasa urebe ukuntu ifunga ni control orienté reba mu moso tap baro amortisuma reba ukuntu agiye kwifunga ahita akomeza ayishyira mu ndyo uko ashaka kandi ayijyana muri box aho agomba gutuza kuko abizi neza ko ikosa wamukora ryose ni penalty abadefenseri rero deja bari bamaze kuba chambarde yari yamaze kubatatanya akifunga kinjira mu rugo rw'amahina control uyu ni umuwinga ukenewe kabisa ikipe yose yagura wuzuye umwaka ushize muri Kenya abafana bamutoye nk'umukinnyi wabo yego nk'umukinnyi w'abafana nta kushidikanya iki ni igitego nabo ubona yuko kiri muri bwabo Gor Mahia n'ubundi ni ukugora ikina yubakira ku mpande ubundi gahereza Sirengo cyangwa undi muhinga agacenga kinjira agafrapa ni nako batsinze aperi igitego nk'iki bagitsindanye Kagege murakibuka cyane rega buriya ni nacyo kintu cyagoye Kagege buriya Kagege yatekerezaga ngo ndafata nte uwitwa Sirengo ntabwo ari baba winga bakontorora akahita ajya mu bitekerezo byinshi we akontorora umupira ugenda ngo ni control orienté amwe ukontorora fast touch ikaba nziza ariko aba yanatekereje ngo ndakwera imina gute none Kagege we yabaga amaze kwiposition ivuga ngo niamara gukontorora umupira bwa mbere ndahita mufata none mubuze kugenda we none yabaga yakugezeho agucenga ahita yinjira ari nacyo kintu cyagoye abakinnyi b'ikipe ya Peri bari bamufasha ikindi kintu aba defenseur babiri yaba Odiambo na mugenzi we ni abakinnyi beza mu guterura baro ni abakinnyi beza mu guterura iyi mipira kubera ko ubu ubona ko ari konsigne bafite ntabwo imipira kenshi banza guca mu mediateri ngo itindemo oya yaba ku ruhande rwa Adukwa Munyagana ntigeze mbakonvenke nawe uyu mutoza Charles Akono mu bakinnyi yabazaniye iyo urebye urugero rwiza atanga witwa Musa Sabuni ukareba na Adukwa ku yindi wingi ubona ko bihabanye cyane so igitego rero kimaze kujyamo Rayon Sports yagowe cyane yagowe kuko Gor Mahia yayatatse bigaragara ariko baratena babasha gukomeza kubloka defense ntibinjizwe igitego icyo nashaka kumva riga kwinjizwa igitego kwa Rayon Sports na Samir kuri match bamaze kwinjizwa igitego hari ingingo yaba yabonye ko yasimbuje mu buryo butari bwo bigatuma yifuza ko baza kugira muri extra time
oya nta mutoza buriya utegura extra time nta mutoza uvuga ngo extra time umutoza bimukundiye burya na match yanayitsinda minota 45 ya mbere nta mutoza akubwira ngo nzajya ntsinda ngo minota ya nyuma ngo urumva aba yagerageje gukora remplacement zishoboka zose kandi atekereza ko zamuha umusaruro kandi kenshi umutoza waba ari minota isigaye nibyo yuzi ko extra time wabibarwa bati wenda byibura turinde kwinjizwa igitego cya kabiri ariko tunashaka ikitatu jyana minota ya nyuma kuri remplacement za hari ingingo nimugoroba hari zo yabayemo force nk'iya Jigiba yagomba kuyikora nyine kuko Jigiba yagize ikibazo agomba gusohokamo ariko nk'iya Muhoza Daniel iri yabonye ko tatu yamaze kunanirwa agomba gushyiramo icyo navango undi muntu ukina nkawe atavuye mu byakina kuko rega tatu na Muhoza itandukano ryabo ni ritoya nuko umwe ari mukuru mu bijyanye no kumenyera gukina kuko tatu ndumva ari nka tatu bra si nka sezo ya gatanu arimo arakina muri Rwanda Premier League ko tatu yabaye meilleur joueur wa championnat ukiri mutoya muri 2024 niba nibuka neza yabaye umukinnyi mwiza wa sezo Muhoza yakinnye umwaka umwe bahita bamanuka avuye mu cyiciro cya kabiri nibwo yagarutse kuri scène internationale tatu yigeze gusogongera equipe y'igihugu tatu yagiye muri test muri Portugal n'umuntu nyine navuga ngo nubwo bomba ari bato ariko umwe asa nkaho yegeye hejuru no mu bijyanye na experience no kuba yabasha gufiringa pressure niyo mpamvu tatubona ko nyine we yaba muri stade amahoro yaba kuri Kigali Pere yafashe umupira ntiyitaye equipe bari gukina aradribura nk'ibisanzwe agakina umupira we Muhoza Daniel akinageramo no mu minota nk'icumi ya mbere abantu benshi batanye no gushidikira bati remplacement abenshi nanjye bo twakwicaranye bayishidikanye ko tubona itari kugenda nkuko nyine twayitekerezaga ariko nibyo birumvikana n'umukino wa mbere uwo ku rwego nka ruri yakinnye yiberaga mu cyiciro cya kabiri ahura nizo za giti cy'inyoni akazihondagura aba yisanze muri Rayon equipe afana nkuko yabitangaje mu myaka 3 ishize avuga ati inzozi zanjye no kuzakina ikipe ya Rayon Sports remplacement zari ingingo zagenderaga ku kintu kivango ubu ngubu ntabwo ndareba meilleur joueur byibura ndashyiramo umuntu ufite zambaraga kuko iyo mugeze muri minota muwa mwananiwe icyambere mu mutwe yuko mukina iminota myinshi mutari gutsinda niko munanirwa mu mutwe icya kabiri munanirwa no ku mubiri kuko ibyo twavuga byose n'iby'igikombe umuntu abagishaka ariko ntabwo twirengeje ko nta kwezi gushize batangiye imyitozo